barimo kumujomba amacumu. None hambonye ati wati mama wati ndapfuye wati barimo baranyica tibanyishe nabi. Ese ngiye unihangane cecekane na mama wawe bamwiciye kuri sayisha ngo niceceka. Ni nubwo umwana apfa kigabo. Ati numva ubugome bwaho. Haza umukobwa witwa Nyiramafiri w'umukecuru witwaga Carolina aza yirukanka ati sha ati sengi ubonye urupfu bamwishe. Bahita bamukubita ikintu niho ari inkoni kimiri ifite imisumari. Umukobwa aruka amaraso bamukubise inkoni imwe yitapfa. Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV. Kugeza ubu amashuri abanza neza hano hakurya mu Rusisiro. Uyu murenge yahoze ari umurenge wa Segiteri Kimbazi. Hari abatutsi benshi bafite inka nyinshi, bari abantu biyubashye kandi bakomeye, ariko tukagira ubuyobozi bubi bw'uwahoze ari komine Gikoro. Wari umuyobozi waho witwaga Bisengimana Paul, akabazira cyane akabanga. Nubwo nari umwana ariko hari ibyo narebeshaga amaso nkabona atari byiza. Ubwo hari igihe kimwe imiringoti yadutse, ndihutisha ntago ntinda, gusa ndagaragaza uburyo uyu musozi watotejwe. Noneho igihe cyo kuza kureba imiringoti hakaza imodoka ya komine Gikoro, harimo umuntu ngo w'umupolisi ngo witwaga Sebishingwe. Akaza Bisengimana akabati muhere mu Kibaba, mumanuke muri abo batutsi bose bafite ibikingi muri ko harimo imiringoti. Barazaga ntibaburaga impamvu, niyo basangaga umuntu yarakoze hari utwatsi dukeya ubwahitaga bandika gitasi bakabaca amafaranga. Rimwe na rimwe agasanga abagabo badahari n'abahungu b'abasore bagatwara abagore babo. Rimwe navuye ku ishuri ngeze hariya ku kibuga nigaga i Rwamagana, usanga imodoka irimo irapakira abagore bonyine ngo babafashe nko mu masaa 4 ngo ntibakoze imiringoti. Ubwo noneho bo bakafata mutubabarire twatumyeho, wenda iyo baza kugira telefone baratelefonnye abantu bakihuta bakaza bakishyura amafaranga. Twatumyeho abagabo bagiye ku mabuga barazana amafaranga. Ubwo ngubwo bw'amahirwe abagabo baje kuboneka, nabonaga hari umusaza witwaga Kamanda na Tito n'abandi bantu benshi b'abatutsi bari batuye mu musozi wa Kimbazi. Baraza, ubwo nahagaze ku kibuga na mama yararimo, mukuru wanjye nawazana amafaranga, barishyura. Bamaze kwishyura barataha. Ubwo ngubwo Rusisiro abana b'umwaka wa mbere nta kintu babazi, bafite imyaka 7. Tuba tujyanye mu ishuri turagenda, baduha umwarimu witwaga Bigaruka Alphonse. Hashize nk'icyumweru twiga, aza kwinjira mu ishuri, twinjiraga saa 2 tabatutsi bahaguruke. Umwana mu by'ukuri ntabwo by'abatutsi baga bizi, twigaga twese dufatanye gutya, turari impinja tukigera ku ishuri. Nibuka hari uwo bajyaga bampa witwaga Manuel wo kwa Bugingo bamutaga Ntuza Ngorabahizi, tukagenda dufatanye ku rutugu tujya kwiga tutazi ibyo ari byo. Ubwo rero mwarimu yafashe inkoni akagenda ati we ni umututsi, we ni umututsi, we ni umututsi. Abana bose tuvuza induru turarira, turasohoka. Tumusohoke mugende mubwire baso bababwire amoko yanyu. Twarasohotse, hakaba hari umuhungu wigaga mu wa 6 akuze, kuko papa yari yambwiye tujye ugenda urebe Kayumba akuzane wahantu bita kwa Damase turaturanye. Twarasohotse nibagwira asohoka kwa Gatraya twariganaga, yari mbega twaranganaga, twariganaga. Hari n'uwitwa Mukamusangwa kwa Nyampara n'abandi bana bo muri quartier.
turasohoka tugenda turira n'abandi bana bimusha. Noneho we nta nubwo n'ibyo yavugaga, umwana wese wabaga afite agasura, hari abana b'intunga bigaga mu sisiro agakubita ati nawe uri umututsi, kandi abana barazira ubusa batabizi. Twe twarasohotse turagenda duhagara imbere ry'ishuri wa gatandatu. Noneho ubwo mwarimu araza witwaga Butera Karori yitabye Imana, kuki murira abana? Tugo turabatutsi, none turashaka Kayumba ngo atubwire niba papa yaramubwiye ko turabatutsi dusobanurire, badutumye ababyeyi. Genda avuga ntigiye papa arambwiye ngo Kayumba ajya nyura saa sita agiye kurya. Bahamagaye Kayumba araza ati mugende mubabwire ko muri abatutsi. Twaragiye tubwira mwarimu ngo turabatutsi. Noneho ubwo Butera babana nabo birukanse bajya kwa mwarimu. Butera aravuga ati si umwarimu si igicucu, aragenda abwira bigaruka ati sundugira ubwenge, izi mpinja ziza abatutsi. Ati noneho dore uyu ni umuhutu, agenda basobanura ko yari abazi, bari ab'intunga bajyaga baza. Tujya mu ishuri tubaho muri ubwo buzima, twajya twinjira batabatutsi muhaguruke, tugahaguruka. Nibuka umunsi umwe hari uwitwa Karenzi yatinze guhaguruka, yari yicanye na mukuru wanjye, barabakubita. Babakubise noneho mukuru wanjye yarize, nanjye munsi yo ziraza ndarira. Ndize mwarimu ati se urijwe n'iki? Nuko mukubitiye ubusa. Ngo uhereye none uzajya wiga uhagaze icyumweru gishire. Hari kuwa mbere. Ubwo kuwa mbere w'igitaha nibwo uzicara. Ubwo naragendaga abandi bakicara agiye bahagarara. Ubwo nitoteza ni ibintu byateguwe, ni ibintu byari mu maraso y'abantu, ntago ari ibintu byabaga umuntu abyigiyeho, ahubwo ni ibintu bari bafite muri gahunda zabo, ku buryo bagezeho n'abantu ukabona baratwishisha, ariko turakomeza turiga. Hari mukuru wanjye yaratsinze, maze gutsinda umucishamo ikaramu witwaga Barakagwira Dafroza, bandikamo uwitwa nangwa ari uw'ingoma ngo mushiki wa Semanza, kuko papa yaragera abaza Bisengimana ati se kuki umwana wanjye yatsinze mukamucishamo ikaramu? Abatutsi biga i Bugande Gakwaya Mvimbiri, nta mututsi biga mu Rwanda. Ibyo byose abantu babibayemo. Nihutishije rero, nta mahoro twigeze tugera kuri uyu musozi, uretse ko twabihanganiwe, nta kundi twari kubigenza. Ubwo muri 1990 urugamba rwo kubohoza igihugu rutangiye, habaye ibintu bikomeye nabwo, bakajya bakaza ngo dufite ibyitso. Nari maze kuba umwana mukuru, ndibuka ko baje haza abantu b'abasere bitwa Bakamuhire, baza mu rugo babwira mama ngo turashaka inyenzi ziri hano. Mama rero aravuga ati nta nyenzi mfite. Musaza we babahe? Mama ati bari Bugande. Ubwo niba ari hano, ndati ntabahari. Turabirebera, bajya mu nzu, hari intebo zubakiye ziri ahantu ku rutara, bari bazokera agatanda, bafata ibishyimbo barabimena, bafata ibinyobwa baramena, amashaza byose n'amasaka baravanga ngo bashaka amasaso, inyenzi basaza mama bashyizemo. Ubwo bajyaga n'ahandi bakajya ahantu twari abatutsi duturanye, bajya ahantu kwa Ndereya, batambika bajya kwa Rubayija, kwa Bakayihendaho. Mbega abantu babayeho mu buzima bukomeye, kandi ni ukuri turihangana, abantu bakomeza kwiyubaka baratuza. 94 igeze, hari ku itariki 6, ubwo indege ya Habyarimana irahanurwa, Habyarimana arapfa, bayirashe. Twari mu rusengero, mu gitondo tubyutse iwacu twari duturiye urusengero, tuzamuka tujya gukaraba mu maso ngo tugaruke mu masengesho. Tugiye dusanga umusaza Dominiko na musaza wanjye witwaga Murara na mama bahagaze ku muharo. Noneho bitegeye irwankuba ahantu kwa Gatete muri komine Murambi, kuko uyu muntu ari iwacu abareba. Noneho batunze amaso bavuga ngo noneho turashize. Dominiko akavuga baturahira akayijamahe. Noneho turabasinira iki?
ariko mwebwe siko bapene mwapfuye umutwe, Habyarimana yapfuye ngo turi mu biki use murabaho. Turarebana twarabana twumva tuzigera ababyeyi batubwira. Ubwo noneho bidatinze abantu batangiye kubura umutekano, abantu bakuru bari babizi ubwo bahuye n'intambara nyinshi muri iki gihugu kandi zihiga umuntu umwe witwa Umututsi. Noneho umuntu akaza ati ntabwo byoroshye. Noneho nabo abantu tuduturanye tangira kudunga. Noneho n'abari baturagira inka iwabo batangira kuza kubatwara. Ndibuka hari umwana wari uturagira inka w'umuhogoto, isi yaraje itamutwara. Noneho mama tese kumutwaye, nta mwana wanjye agiye kugwa mu Batutsi. Ubwo nabwiye mukuru wanjye kuko nige mwana wari mu rugo muto, rero umukozi baramutwaye, ngese nsura mu rusengero ngiye kuragira inka. Ubwo nahise nzamuka njya mu rugo nsanga musaza wanjye warahari, aterega ati byakomeye, ati abantu barimo barajya kuri sayi. Noneho arafata izi nka turazijyana kuri sayi, turabona hano tuziragira, ati abantu bose bahuzuye, ati abitwa Bakabahizi bande yande, tabona uko basitani yongiyo, ati nabonye n'umugore wa Ruremesha w'Irunyinya, ati yaje, ati Virginia yarahari, ati abantu bose n'abanyagahengeri barahuzuye. Ati rero reka bamwe bajye kuri sayi, abandi tugende tujye kuragira inka hakurya ibwana. Ubwo abantu bamwe bagiye ibwana, abandi baza hano kuri sayi. Bahageze hari abajandarume barenze ino sitasiyo. Noneho interahamwe zikajya zizamuka zigashaka kuza kubatera amabuye no kubica, ariko kuko ari abasirikare n'abajandarume bakagira ubwoba babashuka ngo barimo barabarinda. Noneho n'abantu bose bakaza bizeye umutekano hano ko ari abasinuza abajandarume. Ubwo ngubwo twe twaragiye tujya ku musozi wa Bwana, twaraharaye ku itariki 7, ariko abantu barimo kugenda bikusanya, abari inyuma barimo gukora ibitero bajya n'inama. Noneho ubwo haje kuza iwacu perezida wa MND witwaga Rucekeri, abwira mama tuwe ntugira aho ujya, ati naba abakecuru bose tunavuye no kwa Bakamanda, ati abakecuru mu kiba bose ati nta no muri buhunge, ati nta kintu babatwara, ariko bagira ngo babone ukuntu babica vuba byose. Abakecuru bagumye aho ngaho, none abashoboye kugenda bakiri bato twe turagenda, abandi baza kwirunda hano ngo bari ku mutekano w'abajandarume. Ubwo ngubwo twarakomeje twicara aho ngaho, twicara ibwana aho ngaho, tuza kujya kuragira ahantu mu ishyamba ngo bahitaga Rwinkongi, niko numvaga bavuga. Haza umuntu w'umugabo n'ubu njya mubona rimba muri korari y'ibwana yitwa Tirushata, araza ati ndashaka izo nka bagakobwaho. Noneho nanjye nihagara uko numvaga ntapfa kumuha inka zacu, harimo inyana nziza y'umusengo yendaga nko kwima, ibyibushye nziza twayikundaga mu rugo, agashaka kuyitwara, ati inyana ndayitwara, so yitwara ni yawe, ati subundi mwebwe izo nka ni izanyu, ntingaho wamburanye. Noya nayo nguha, ati buretse inyangarubavu n'iziza murareba, ati subundi murabaho. Abantu bari bataratangira kwica, ariko abantu babizi ko abakiri bakuru bazi ko abantu bari bupfe, ntiturabuzwa n'ikizi. Umugabo ashaka kuyinyaka ku ngufu, afashe inkoni ngo ayirongore, nanjye mfata inkoni ndayikubita ndayimwambura ngishyira mu sinde. Ngize amahirwe mbona uwo musaza wangeraje n'umusaza Dominico nanone baraza, ati se kurimo kwijujuta bimeze bite? N'uyu mugabo ngo arashaka kunyambura inka yacu niriya nyana. Dominico aterega n'ubundi ati turarwana ubusa, ati barazitwara. Nanjye numva uranyishe. Noneho abagabo basigara baragiye, ngenda manuka nzibwana. Nihutishije ubwo ku itariki 10 twiriwe ibwana. Noneho ubwo abantu bafate, noneho interamwe zimusha nazo zirimo zirashaka kwambuka ziza Ikimbazi, kandi zo muhogoto nazo zirashaka gusanga abantu kuri sayi ngo zibicireyo. Barabati mureke tujye kubabaza impamvu bashaka ko dutera.
twumve ikintu batekereza. Ubwo batoranyijemo abagabo witwa Murara nubwo yahisaza bagiye kumuzana na Dominiko n'uwitwa Migabo ndumva arabo nibuka, noneho bafata n'uwitwa Murekezi na Tanazi. Mu batarahigwaga hagiye Murekezi na Tanazi niba numva nibuka. Noneho ngo bageze hariya kuri baraje ku gishanga basanga interahamwe zakamejeje, turashaka inka zacu n'abantu bacu. Inka zanyu ziri munizihe? Mwumva mwebwe muguma aho ngaho, nihaze Tanazi na Murekezi nibo dushaka. Baramanutse bajyayo bakora imishyikirano, bababwira ko bashaka kwica Abatutsi. Mbega ubwo bumva ko bahise bababwira umugambi wabo. Bahise baza ngo witwa Murekezi we ahita yigendera abihorera. Tanazi uko yari umusaza nk'aba Dominiko n'ubwaje kuba interahamwe nyuma, ariko numva amakuru ambwira ko n'59 yakoze no muri 40 ngahe bose. Abatiriga twebwe nta nubwo turimo turabirukanka inyuma, turashaka Abatutsi, nimwe mugiye gupfa. Ati mbega muri make akanyu kashobotse. Abasaza bariruhukije nabo bagabo bari kumwe, ati tugende. Bahise baza batuga ati ibyacu byarangiye. Baraza bagana n'abantu bari hano kuri site, umva gahunda yemejwe ko tugomba gupfa. Ko byageze hari ku mugoroba nge nari bwana ba bantu bari hano babajandarume ngo burira imodoka barigendera. Interahamwe zibiraramo zirabica, zirabatemagura. Abamwe ngo bajya muri sayi bahungiramo ngo muri kave, babateramwe amabuye. Hano buzura intumbi, imirambo, barasabura batwara ibintu byari birunze hano. Twari ku Kabwana twicaye tugiye kubona tubona umuntu witwa Nyirigira amanutse bamutemye ukuboko. Noneho tubonye amaraso ya Nyirigira twese dusa n'abapfuye. Noneho umuntu akavuga gusa ko ari byo koko ngo baratwica. Ubwo noneho muri uko gutema batangiye no gutwika, induru zivuga. Induru ziravuga, ba bantu twari kumwe ku rusengero ubwo nabo bahise bagenda bafata amahiri n'imihoro batangira gukora ibyo abandi bakora. Ndibuka hari umuntu witwa Ntambara yavugije induru y'ibiraturangije, kandi niwe twabanaga mu rusengero. Yakubise induru igihugu cyose kirarangira, sinzi ibintu byabaga mu kanwa ke. Turaba noneho na Ntambara n'umurokore avugije induru, turumirwa. Ubwo baratwitse babakecuru bakomeje gushukashuka ngo baye kugenda babicira mu rugo. Ndibuka ko mama ubwo ngubwo yabonye umuriro wahatse bamaze gutwika ahantu bita mu Kiyongo, arirukanka ngo ajya munsi y'urugo. Agiye munsi y'urugo abona inzu nayo barayitwitse yacu, amanuka yirukanka bamwicira ahantu ku gishanga. Arataka, turabyumva batubona ni runaka ko Dominiko yarabanaga yarabyumva ati batubona imerese yanabishe. Ubwo ngubwo Nyirigira bari bamuhitanye bamujyanye, sinzi nari kwa muganga, sinzi batunyuzeho birukanka natwe tumeze nk'abapfu. Twamubonye twese tugwa igihumure. Twaraye aho ngaho ku itariki 10 mu gitondo, abanyabwana nabo baraduhinduka, ati abandi barakora natwe turi bicucu. Inka zirahara, abantu barahatatu, nta kintu turimo gukora. Habaye ngo inama y'abantu bari aho ngaho na konse yitwaga Kagarama wari uyoboye hariya kuri segiteri ya Bwana muri komine Muhazi, niho twari twahungiye. Bakoze inama abantu bose Abatutsi barunze hano barose bajye Gishari. Noneho ubwo nabasagutse kuri sayi bahise batugeraho nko mu rukerera, twese turakomeza tujya Gishari ngo hari abapolisi baraturinda. Twaragiye na za nka na ba bantu twirunda muri komine. Tugeze muri komine abapolisi batangira kuduhunga bakajya birunda agatsiko, tubona ko naho nta makuru tubafitiye.
twaharaharaye kuri 11 kuwa mbere, kuri 12 tuba turahari. Hari amazi muri komine za robine barazica, tangira kutwisha inyota. Tuba muri ubwo buzima n'abantu bose baturutse za Nyarusange, za Nsinda n'abandi bose bagiye barokoka ahantu baza kuri komine aho ngaho. Turahaba kwa gatatu mu gitondo abagabo baricata. Rero ubundi ikintu cyitwa umugabo ahagurukira urugo iyo ari ngombwa. Abana n'abagore baradupfanya turi gushaka ibiryo. Baragiye bajya gushaka ibiryo, bagezeyo barabica, nta muntu wagarutse. Ubwo n'uwo musaza wacu agwamo. Bapfuye ku 13 kuwa gatatu nyine. Ku 14 twirirwaho. Ubwo kandi ramwe ziradutera amabuye. Baraje bagota ikigo cya Gishari bakadutera amabuye, barangiza bakajya batera grenade. None ubwo hari umuhungu twagafirira bateye grenade, niho bimufasha ukuboko. N'umusaza witwa Murasanye twari duturanye batera grenade acika amaguru. Twarayeho kuwa 4. Kuwa 5 nibwo byari bigeze hari nko mu masaha 8 saa 9, simbizi n'abantu bamenyaga amasaha twari twararindagiye. Nibwo intera hamwe zamanutse ku Kansinda hakurya n'imodoka yuzuye abasirikare. Baraza ubwo batangiye kurasa, baraturasa kuko baraturasa. Abantu buzura aho ngaho, intumbi zuzura ikigo, baraturasa. Ndibuka ko uyu mumama twari twicaranye ahantu muri ku rukuta rwa Yiga, arahaguruka na musaza wanjye basa n'abamvuyeho gato, barabarasa. Musaza wanjye bamurasa ukuguru, iwe bamurasa mu mavi. Noneho ubwo nanjye nshatse guhaguruka mbona umusirikare ndi imbere arimo kurasa, sinzi ibintu yarasaga, abantu bagashwanyagurika neza. Hari umwana wo kukabagenda ahantu kwa Sitani, baramurashe igiye kubona mbona hasigaye ikintu cy'igitumbi cy'igitare. Mbona umusatsi wituvaho n'uruhu n'imyenda byose bibaye ubushwangi. N'undi mwana twasenganaga twaga Mukanyirigira w'imusha, nabaye nk'upfuye. Ubwo ngubwo bararasa muri komine ngo harimo imbunda, hari abantu b'abagabo nabo birwanagaho. Baragenda bamena komine, bafata imbunda, baraza bangana intera hamwe n'abasirikare ariko biranga. Baturusha amaboko. Ubwo hari data wacu n'akarengero kwa Birasa banyuze mu maso gato. Data wacu afata n'umujinya afite ikiti agitera umusirikare. Uwo hirya na bamukubise sasu, mbona yikubise imbere mu marembo ya komine. Karengera nawe ashobora kuba yaramuguye haruguru, ko byari ibintu biteye ubwoba. No kubivuga ni ibintu byagenda bigishushanyaho ku mutima w'umuntu, kuko amaso yose sinzi ukuntu yari ameze, nta buzima umuntu yari afite. Baraturashe, abantu barashira, baragenda bajya mu isare ya Yiga, harimo abana n'abagore, batungamo iminwa y'imbunda, maze abantu barabatikiza, barabashwanyaguza, bateramo ibintu bishwanyaguza abantu, ugasanga ni inyama zonyine. N'inka zirapfa, n'abantu bose ubwo inyama z'inka zivanga n'iz'abantu. Ubwo baraturashe nyine, amasasu ageze arashira, burira imodoka zabo baragenda. Ntiramwe nazo zitangira gukutira abantu amabuye no kugenda zihorahoza abantu bagihumeka, zikubita n'ibintu by'ibibuye, bagafata ibintu by'ibibuye bakaza bagakubita ku muntu agashwanyuka.
bagenda banogonora. Kugeza aho ngaho abari basigaye b'abagabo barabatumurira, bagiye kuzana andi masasu baratumara. Hari abantu bari bafite uturadiyo bumva radiyo Muhabura batumva inkotanyi zafashe i Murambi, muze tugende. Turagenda tuva mu ntumbi, ngeze hirya mbona Ribagiza, mbona na musaza wanjye, ndabona itohoka Ribagiza bamwishe. We twamusize tuzi ko yapfuye, musaza wanjye bari bamurashe ukuguru, arambwira ati mfashe iyi Bibiliya wiyimbikire. Nari mfite igikapu kirimo ubunyobwa n'isukari, twagendaga twaranyunyaga tugakinya n'ubunyobwa, tukavuga ngo wenda ubuzima burimo akomeza bw'icumi. Ashyiramo Bibiliya, turagenda mufata ukuboko. Hari umugabo, umuhungu w'umusore yitwaga Munyakarundi, ni mukuru wa Murinzi, bari bamurashe, bashaka igare bamuterekaho baramucunga n'abandi bantu. Mbega turasayidirana ku buryo dukura abantu bagihumeka muri izo ntumbi zarangije, turabatwara. Abantu batuva ikavumu, hari ubwato, turambuka tujya hakurya, Murambi yafashwe. Twagiye batwica, intambwe ziradutangira, bagenda barasa abantu mugenda. Mana we, barasa abantu. Tugeze ahantu Ruhunda tuzamuka, dusanga nibura abasirikare baraturasamo ibintu by'amasasu, noneho abantu barashwanyagurika burundu. Turakomeza turagenda, abantu bapfa imigenda, tugera ikavumu nijoro, tujya ahantu ngo ku ishusho ya Bikira Mariya, turahicara. Ikipe imwe iramanuka ijya kureba ubwato, baragenda babona ngo ubwato butwara abantu 5. Abashoboye kwambuka barambutse, twe turamanuka, haza umuntu aje kudutwara, tugera ku ruzi. Tugeze ku ruzi, nibuka ko hari muhamukazi wa umugabo yari nyirasenge wa Nyirikire, Anastasia, ntaho hari n'abana, kanjye kumurana nabaze tuhambuke. Turagenda, nari kumwe n'abandi, turabashaka turababura. Ubwo intambwe zari zagose ahantu hose. Udukeraho tongera turamanuka tujya ku ruzi. Noneho abantu bari ku ishusho intambwe zaraje zirabica. Ukuntu bicaga natwe ntabwo twatakaga, cyangwa ukabona igitero kikugezeho. Barabica ngo banza gutema Bikira Mariya ngo ni umututsikazi. Ishusho barayica barayirangiza, barangije bajya mu bantu, barabica babarangije bamanuka ku ruzi. Ubwo ngubwo hari mu gitondo nka saa 11 hari n'igice, no kuko ubunyoni bwarimo buvuga ariko hatangiye gucya. Tugiye kumva twumva abantu bakubita induru rimwe, bavuza n'amahembe n'amasifure menshi. Turebye tubona ruguru abantu bafite ibiti by'ibinuza by'ibigano, amacumu, imihoro, ibiki n'imbunda, barasa bajya hote baba ngo twabagandaguye. Abandi bari ku ishusho ya Bikira Mariya ngo nakabikira Mariya twakishe, ngo kicaye ngo kateretse ubuzuru ngo baragatutsi kazi. Ubwo baramanutse batwiraramo, natwe dutangira kwirukanka dukwira imishwaro. Twajya hepfo tukabona ni Muhazi, twajya ruguru tukagwa mu ntera hamwe, twajya hirya mu basirikare. Baratwica kuko baratwica. Ariko ubwo hari abantu bari bazi koga, abitwa Bakabayija n'abandi bari bambutse. Ubwo twe baratwica. Hari umukecuru witwa Nyirabarera na Gisesi wo kwa Kanyejwi na Stefania na Mukankoso kwa Thomas, bari abantu b'ababyeyi basigaye basa nabo baduhagarariye nk'abana. Noneho abakecuru bakabatumva muze tugende tujye mu ruzi. Noneho witwa Nyirabarera bakabatumva mwabicucuma, ari umuntu w'umudabagizi Imana, umuntu wamwishe Imana izayimubaza. Akavuga ati ngo baradufaringa, sinzi gufaringa ibyo ari byo. Ati barabafaringa, ati muratinda, ati birabikoko, ati barabafaringa. Umukecuru aba muri ibyo asa n'ubuhungabanye, ati muze mwabicucuma, ati Bikira Mariya ntibamurahiye karema, ati muze tugende.
noneho turagenda turemera tujya mu ruzi. Noneho ba bana bose barigisha b'inshuke n'abandi bana babuze ababyeyi baradukurikira. Abana imyaka 3, 2 bitambambuga bigenda, abandi abana bahetse abandi babuze ababyeyi. Turagenda tugeze mu ruzi, abakecuru basigara inyuma, kandi ubwiye niko barimo kwica, niko batemagura, niko bashinga abandi ibiti mu mutwe bikagenda bikagera hasi bakabihanisha n'itaka. Yesu navuga ngo va mwana we, mwana apfa umbabarire, ntajye umuntu ushinga igiti wenda bankubita umuhoro. Ibyo nasabye nibyo nabonye, bankubita umuhoro mpite mpfa. Ubwo interamwe ngumva mugende munyiri y'ubusamwe mujye muri Ethiopia niho mwaturutse mwishe Habyarimana. Mwaravuze ngo nava impundu zizavuga, ngo none induru zibavugiyeho. Ngumva mugende bene wanyu bahaze basange twabamaze. Noneho bagera nko ku muntu ngo uyu ari kuzaba icyegera cya Rwigema, ngo uyu ari kuzaba minisitiri runaka, uyu ari kuzafata kampani nini ngo akayobora, ngo ari ibyacu twe twabiruhiye turabamara bene wanyu basanga nta n'umwe uhari. Ubwo twaragiye ngeze mu ruzi hagati, amazi ageze mu mavi, ndebye hasi mbona umuntu uryamyemo agaramye n'imishishi y'ingobyi baramwisha agaramye ahetse umwana, n'intumbi zimaze nka 3 zabaye umukara. Ndabona ko amana ibintu numva nari bujyemo, numva umutima nonyemeje kujya mu mazi. Noneho bwabwana bwose bukavuga ubundi mwaze tukavuga ko tutari umututsi bakatubabarira. Noneho numva abana banteye impuhwe, ndavuga amana abana se twana twose tukwinshi, ababyeyi b'abakecuru ati tugende wirebe inyuma. Oya ntago njyamo, ati iki nazira uwo mukecuru nyabari, ati wakigoryi wabaye ute, ati urabona biriya bintu bitakurya. Ndagiye banteme, ntago n'amazi arimo inyo, ntago nywa amazi arimo inyo, singiye gupfa nabi. Ati se harupfu atumva, ati biriya bintu birabica, ati birabafaringa, ati birabica we. Noneho mukankusa atari ko rero nitwaga imbamba, turi kwimba, ati nta soni ugira, wagiye wakintu tugende. Umukecuru witwa Gishyeshye mvuye amatego mwana utagiragaho, ati ndagira niwe, atugugiye he. Noya nireba we, nireba intumbi zuzuyemo, nireba ntago njyamo. Ati ngaho ugenda baguteme, ati ubwo nibyo uhisemo. Nimisemo nkoro, ntago nicwa n'amazi. N'umuntu ngo tomera amazi ni kurinda mpfuye nimpe numva, ni wenda niba nkubita umuntu ndahita mpfa. Navuyemo twana twose tungana n'aya mabuye turankurikira n'igikapu meza. Ngeze ku mwaro mbona umwana witwa Gasenge umva kwa Kamonyo hano hirya barimo kumujomba amacumu. None mbonye ati wati mama wati ndapfuye we, ati barimo baranyica, tibanyishe nabi. Nsenge unihangane ceceka, nicecekane na mama wawe bamwiciye kuri Sayisha ngo niceceka. Nubwo umwana apfa kigabo, ati numva ubugome bwawo. Haza umukobwa witwa Nyiramafiri w'umukecuru witwaga Carolina, aza yirukanka ati sha, ati Nsenge ubonye ubupfu bamwishe. Bahita bamukubita ikintu niho ari inkoni kimiri ifite imisumari, umukobwa aruka amaraso, bamukubise inkoni imwe ahita apfa. Yambaye ikanzu y'igitenge, hahubuka umukobwa ahita ayimukuramo, fanamo iyo kanzu. Ni Habyarimana we, upfa wenyine mugende, mwindi mwagiye mukajya muri Ethiopia mubarohe muruzi, tubujije amahoro natwe sha tugerweho. Ubwo navuyemo twana twose turagenda tubankurikira. No tukambwira tate hari utwana tw'umwarimu watwigishaga muri sare Rwamagana, Rusina kwa gate yajyagamo amata nkayishyira mwarimu, bari baziranye ari inshuti n'abana bari bazi. Noneho bwana tate mama uzi ko bamukubise ikintu niyongere kuvuga. Noneho niyewe ni mwihangane, noneho kandi gatoya
mwese papa we hari uwo wabonye na papa nuko ngo ntitwongeye kuba umututsi. Turagenda dutambika umucyamo ariko tugenda duhura n'ibitero by'abantu dusimbuka abantu, ubwana nabwo ubupfa ubusigara. Twaragiye tujya ahantu ku gihuru cy'Umuhengeri. Hirya yanjye hari umuntu witwa Nyamajara n'umuntu wa Kosima. Nyamajara barimo kumutemagura tiwe mana, bamutemagura bamucingeri, agize gutyo ukuboko mbona bakutaye hariya. Ati mva gutema iki ngiki ni nko gutema idegede, nta kintu cyo byanywaye amata byo gahamba. Baramugutemagura mana ikiranuka. Ubwo nagiye numva nanjye nta mahoro mfite, numva ubwo buranyishe ngenda negurwa. Ndagenda nikubitana mu gihuru cy'Umuhengeri, cya gikapu mba nyijugunye hirya yanjye, bwa bwana bwose buraza bunyirundaho. None bakavuga tante tubabwire ntitwongeye kuba umututsi. Aho ikintu mbabwira nimaze mucecekeye mwongeye kuvuga. Mfite isukari nari mfite, bwa bunyobwa ngenda mbaha, ubwana bugenda bunyonye isukari burya n'ubunyobwa. Haza kuza igitero kitugeraho, ubwo hari n'imbwa zihiga, imbwa zikaza zigapfunura abantu. Mana we zigahunahuna ati harimo abantu, imbwa ziraza zitugeze ku gihuru, imbwa ziravuga. Yesu nyine ingabo umva, baraza bahera kuri twana. Baba ngo dore ibyana byabo ko bimeze, ngo byanyweye amata byarahase. Ibi byose n'imbaraga za Habyarimana, ngo none bamwituye kumwica. Barasa baratema babana. Haza umwe ankubita umuhoro hano mu mutwe. None abana bose bavuza induru ngo ni mumubabare ntagazongera kuba umututsi, mumubabare ntazongera kuba umututsi, mumubabarire. Bana bavuza induru, bahita bashikuza cya gikapu ngo kabarya ubunyobwa baranywa n'isukari. Ibi byose ni imitungo Habyarimana, barabitwara. Ubwo haza umwe mu biti biri hano, avuga ngo reka nze nyikubite muri ya mivumbi y'inzobe nyigira umukara. Araza, ni nabyo numvise umuhoro hano. Ubwo yagiye kunkubita umuhoro ngira gutya, awukubita hano urwara rurasaduka. Noneho babana bose rero barabatemagura, ahise ahari narapfuye. Barabatemagura bahana zambwa ngo shani mwe mwihigiye reka tubahembe. Batema bahimbwa. Naje kumenya ubwenge, ngarura ubwenge ari mbona ari ninjoro. Numva tubatwike. Ubwo baraje barunda imirambo, nanjye baraza bangezeho. Umuntu araza babanzaga gusaka bagakura amafaranga. Nari mfite mu biceri 200 n'amafaranga 8,000 mama yaduhaye ngo tujye tugenda ngo tunywa amazi ngano tuzagera. Amafaranga bayakuramo ibiceri 200 byari mu mufuka w'ishati ko umuntu yambaraga imyenda myinshi. Umuntu ankoze ngo ko cya kintu kirahumeka we, baraka ibi bintu ntibipfa. Numva noneho nkavuga ngo ni njyewe cyangwa ndi umuzimu. Ahubwo ko papa ko umuntu yapfuye ajya mu ijuru, ubu narimbutse. Nese Imana sinayibonye, shitani sinayibonye ubundi. Noneho ubwo haza undi aravuga ngo bagiciye amaguru, bakimenye umutwe, cyabyimbaganyana bose bagikubise. Ngo urukimushungera ngo iriya mvurira mwica ngo kimukihore, ngo murundi hariye tuza gutwika abandi turamutwika. Baranteruye banjugunya mu mirambo, ndahaba
noneho ubwo ibikoko bikajya biza kurya abantu nijoro, byaza bikandigata hano mu mutwe, mu mihoro, bikarigata no ku kuguru. N'ubundi bene wabo ntibazatworohera. Ubwo bakoze ibyo ngibyo nabyumvaga mu magambo byo bakoraga, bavumbura abakobwa n'abamama bakabafata ku ngufu. Bakoze ibintu bikomeye bibi, bakafata abantu, babona umuntu utwite, hari umumama w'imwurire yari atwite, baramusatura bakuramo umwana ngo bamuhimbwa. Numvaga ngo ni mu gisature, umwana muhimbwa zacu zashonze, nabona izi mbwa zarahaze, twazigaburira abatutsi n'inka zabo zarahaze. Ubwo nabaye aho ngaho sinzi igihe nahamaze mu by'ukuri. Haje kuza umuhungu witwa Rugana Intwari w'ahantu kwa Gatanasi, araza ambonye, ubwo yaje nyituraho hejuru. Noneho ndebye mbona niwe Rugana Intwari. Ni wowe? Ati ni njyewe. Akora icyaha? Ati shati nari mu mwembe. Ati none mbonye bamvumbura, ati ndashaka kugenda. Ibyo byose Inkotanyi ati zakwira ahantu hose. Ati ariko ndagutwara. Twaragiye, tugeze hirya tubona akana gashiki ka Murinzi kitwaga Dusenge, nako kavumbutse mu bikangaga. Ubwo dufatana urugendo turi batatu, turagenda, akagenda kanterura, yananirwa agashyira hasi. Hari n'injoro tugera ahantu twagenze umucyamo w'uruzi, tugera ahantu ngo bita ku Gatare, ngo Igati. Tugeze Igati tugwa mu ntera hamwe kuri bariyeri. Ahubwo tumva rero ibyacu birarangiye, ariko genda apfa nirutse, ntigendere niwe ndozabaho. Noneho umwana narose wakwirukanse, atoya agira ubwoba. Nteramwe ziradusigarana, ziradukubita. Yesu we, ziradukubita. Barangije ubwo hari n'abandi bafashe ati muguma, mu gitondo nibajya mu kazi turabica. Twaraye aho, barara bafata abantu ku ngufu, abahungu bakabica, abamama bakafata ku ngufu n'abakobwa. Mu gitondo ngo zije mu kazi, ngize amahirwe mbona hajemo umuntu waduhingiraga, ankubise amaso, isoni ziramwica. Nawe uri hano? Ni ati suguye bakwica n'undi umuntu wagutemye gutyo bimeze biti, niba gukuraho. Ati ahubwo nkuye n'ikibazo. Ati sundagirane, ndagukiza se? Ati barakunyica. Noneho na Dusenge nawe haza undi mugabo nanone nabonaga ngo wakoranaga na papa wa Kamananga. Ati akana ko Kamananga, ati barasa rwose. Ati se kuki batakishe? Noneho ubwo bafata ba bantu twari kumwe, barabica, bagenda bica abantu ku murongo, bahera ku murongo batemagura. Batugezeho wa mugabo atari uyu nguyu iri mu mureke, njye ndamwiyicira, nakoze iwabo, bankoreye ubugome bwinshi. Ati ubwo ubugome bw'iwabo rero, ubugome bw'inyenzi hita umujyana. Undi ati nanjye aka kana ndakiyicira, ese twarakoranaga iruto. Ati ibintu bankoreye ndabizi. Baradutwaye batugeza ahantu ngo bitaga ku Gatare, ko twananirwaga bagaterwa nta mbaraga twe dufite. Noneho ngo bagera ahantu ku Gatare ngo hari interamwe zikomeye, niko numvaga. Batuga ikintu bimbwe ubwo by'ubuzima byo numvaga ntabwo nticyanyereka n'Inkotanyi wenda ngo mpe nzibonye, ariko nkumva batari bunkundire wenda no kuzisiga ijisho ngo nzibone. Rero ko ari abantu bafite amatwi n'imirizo nk'uko bavugaga. Ubwo yaje kugenda hajya ahantu ngo bitaga kwa Kavera, asanga inzu irimo ubusa, hari akazu k'akagunya hano ku musozi. Agenda ashyiramo
nijoro akaza kunkuramo ku mugoroba, mu gitondo akagenda akahanshyira akanzanira amazi ko nta kindi kintu afite, nkanywa amazi. Mbaho hantu bukeye bamenya ko ahanshyira, haza abantu ngo bashaka kunyica, ariko basanga yankuyemo yanjyanye ahantu mu gihuru. Ageze aho ngaho anjyana ahantu ngo bita kwa Ibwana ngo kwandera, hari umusaza witwaga Gahene. Agasaza karantuka we mana we, mana zakabaye, karantuka karanzengereza karanyumva, nsanga we n'abantu b'abarokore bitwa bagodansi bariyo twajyaga dusengana. Kagashaka kunkubita ngo kanyice, abantu bakakabuza ati muri cyo umuntu n'undi yarapfuye. Ati bene bo bamubona, ati bazavuga ko ari igihe wamugize gutya, ati ntabwo nzabakira, ati izo nyenzi murabona nzaziva imbere. Agasaza karanzengereza, mu gitondo Munyangera arazo niko yitwaga umusazi, bamubondaguye abantu b'ikimbaze ngo uko ameka, bakamubwira ibintu by'ibigambo bibi, ariko sinzakureka iwanyu mwangiriye neza, uzapfe nanjye nagerageje. Arameka hamwe n'uwo muhungu waturagiraga inka, banjyana ahantu kwa Rafayire Ibwana. Aragenda ati ni mu nzu y'icumbi. Noneho mageze mbona abantu bitwaga ba Kabeza n'abitwa ba Manesha b'Interahamwe simusha, baravuga bati umva uyu muntu umuzanye kwendeke, ati uyu muntu murambika ndaza kumutwara. Baragenda bashyira mu kazu ke mu kigonyi ko mu gikari gatoya kameze nk'akararo, harimo urutara bari bubatsemo ariho bahungiraga, bandambikamo. Mbaho aragenda ajya ahantu ikimbazi, abona ngo imiti basabuye ahantu bita kwa Damasiko duturanye, hari umukobwa w'umuforomo. Aragenda abiba peni, abiba n'amazi, umutima woza igisebe w'amazi. Araza natangira kujya mvurira aho ngaho, akanyoza ibisebe harimo n'inyo, agatsirima agasukamo peni y'ibya amacupa niba ari 5 afite mu ipantaro, akajya agenda akaza akasukamo icupa rimwe, avuga wowe vura ku kuguru nzabone kugenda, ningenda byose bizakunda, nzajya no kwirebera inkotanyi. Atari kuvuga ko uzajya kureba inkotanyi utari bukomeze, atahubwo reka mvure mu mutwe, kuko mbona umuhoro w'umutwe n'ubu ngubu umuhoro w'umutwe ujya njya nkumva ndakanyaraye, nkumva ngiye gupfa. Ubwo aramvura, bukeye inkotanyi ziraza zo Kabyara, ziza aho hantu, zije zirambona, haje abahungu 3 beza, baraza barandiba, umwe ararira ati se umuntu ko dukiza benshi, umuntu nta muhanda nta modoka nta moto, none atereka tubategeke undi atumva, turabategeka kumujyana bakamugeza Intunga. Abwira abo bantu bari bahari bahahungiye ati uyu muntu mu gitondo mugeze Intunga. Bati cyane, bashatse igare bashyiraho baranjyana, bangeze Intunga. Ngeze Intunga asanga hari n'abandi bahahungiye, bagiye batarura impande n'impande, batangira kumvura, ubuzima bwanjye burakomeza. Imana ibaho umugisha, Kabyara bagize neza kuturokora, batubereye ubuzima, batubereye ababyeyi, batubereye byose. Nageze Intunga baramvura, banjyana n'i Gahini, bankorera ibishoboka byose, ubuzima bwanjye bubaho. Ndashima rero leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yakoze uko ishoboye ikaturokora. Ndashima umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bitanze bagatanga ubuzima bwabo kugira ngo tubeho, bakaza batitaye uko twari tumeze, twarabose bakatwomora,
batwomora ibikomere byo ku mubiri ndetse no ku mutima. Nubwo nta babyeyi twari dufite b'umubiri, ariko twarababonye batuberera ababyeyi. Barakoze, Imana ibaha umugisha. Ndashima n'ubuyobozi bw'akarere kacu ka Rwamagana uburyo badufata mu mugongo bakadushakira ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ndashima n'umurenge wacu wa Munyiginya, abayobozi bacu beza batugira inama bakadufasha mu buzima bwacu tukabasha kwiteza imbere. Ndashima Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, babashije kutwunga n'abantu batugiriye nabi. Baragenda babasanga iyo bari barabigisha, baraza badusanga mu buzima bwacu aho turi aho ngaho, baduha indangagaciro nabo barazibaha, turiyubaka, turabana. Harabona ajyaga mvuga nti nge sinababona ngo mbavugishe kubera ko bishe mama. Abangiye umuntu wishe mama ni gute navugana nabo? Ariko kubera ubuyobozi bwiza n'impuguro n'inyigisho n'indangagaciro baduhaye, twavuganye nabo, turasangira, dufatanya mu buzima bwacu bwose bwa buri gihe. Tubana mu matsinda, turashyingirana, baradutumira tukabatumira, bakadutahira ubukwe natwe tukabatahira ubukwe. Ni ukubera ubuyobozi bwiza. Mwagize neza abayobozi, mwagize neza kutwubaka, mwagize neza kuturema. Imana ibaha umugisha, murakoze. Ifandwa TV, Factory One.